leta igize neza iravuze iti tugiye kongera umushahara mwarimu, ntibamwongeje, hafi aho ngaho hagahita haturuka ibirura bitangiye gushaka inzira zo gupyeta mwarimu. Baravuze ati umutangizi cyangwa se umuade agiye guhembwa 150, yamara guhembwa 150 bya birura bigahita bihimba amayeri yo kuvuga ngo mwarimu agiye gutanga umusanzu wo kubaka amazu, umusanzu wo kubonye mfite miliyoni 5 ntangiye ikigo cy'ishuri, nkumva ko ariyo business yoroshye. Kuki uburezi ari bwo bwaje guhinduka business iciriritse cyangwa se yoroshye gutangiza? Niyo mpamvu rero ministeri yatangiye kugenda ikajya ifata bino bigo ikabifunga. Ministeri mugende mukomeze mugende, hari n'ahandi no mu zindi ntara umuntu arabyuka mu gitondo akumva ko agomba gushinga ishuri. N'ibigo runaka usanga byishyuza amafaranga y'umurengera, ariko wajya kugenzura ugasanga ireme ry'uburezi bari gutanga muri icyo kigo cy'amashuri rirakemangwa, ugasanga mwarimu bwitwa ko umwana urugero. Ariko se tugaruke kuri aba bayobozi b'ibigo by'amashuri. Ndabyose mu gitondo mfite miliyoni zanjye 5, mise numva ko business yoroshye ni ugushora mu burezi, ngenda nkakodesha inzu. Bakunzi ba KGD TV Rwanda, twongeye kubasuhuza. Mwaramutse bitewe naho muri bari muri diaspora yaba abari mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu Majyaruguru, mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino ku isi. Igitondo cyiza rero ndetse n'umugoroba mwiza bitewe naho muri. Turabashishikariza gukora subscribe kuri KGD TV Rwanda. Buri muntu wese ugeze hano kuri uyu muryango kugira ngo uyu muryango ukomeze kwaguka, nuko tugusaba gukora subscribe. Uyu munsi rero ibisanzwe kuri iyi cyangwa se kuri uyu muyoboro wa YouTube tuganira ku ngingo zijyanye cyane n'uburezi, kugira ngo turebe ese by'ukuri niki cyica ireme ry'uburezi, niki kibangamiye ireme ry'uburezi. Twagiye tuvuga ku bintu bigiye bibangamiye ireme ry'uburezi. Twagiye tubona imico mibi y'urubyiruko, cyane abanyeshuri bagenda bagakubita umwarimu akava ku ishuri yakubiswe, akaza akigisha agahembwa inkoni, akagenda agasuzugurwa, byageze ku rwego rw'uko umwana atacyubaha mwarimu. Ukibaza ngo mwarimu utubashywe matsi yarazatangayo izafatwa ite? Twagiye tubona ingero zimwe na zimwe, aho twagiye tubona ko hari abana bagenda nkana bagatuka ubuyobozi bw'ishuri cyangwa se bagatuka ishuri bayizeho. Ibi nabyo bikabangamira ireme ry'uburezi. Hanyuma tubibona ko hari abanyeshuri bagenda basuzugura uburezi, bagafata ngo kubera ko barangije kwiga bagafata amakaye bagacagagura, ugasanga izi nazo ni imbogamizi zijyanye n'uburezi. Ariko uyu munsi tugiye kugaragara ku ngingo igira iti aho ireme ry'uburezi cyangwa se uburezi siyo yaba ari business yoroshye gukora ku buryo byoroshye kubeshya abantu. Ese aho ngaho uburezi si yaba ariyo business yabigezweho? Umuntu arabyuka mu gitondo akavuga ati ngiye gufungura ishuri, ugasanga uwo muntu ugiye gufungura ishuri sometimes nta n'ibyangombwa afite. Ibi turi kubivuga duhereye ku nkuru dufite hano. Ibigo by'amashuri byasuwe kugeza ku itariki 7 z'ukwa munani bigafungwa kuko bitujuje ibisabwa. Nta cyangombwa cyo gukora uburezi gitangwa na NESA bari bafite. Mu mujyi wa Kigali gusa, ibi bigo byose hano ni mu mujyi wa Kigali, aho uburezi yaba ariyo sekiteri yoroshye gushoramo imari n'umuntu utabifitiye ubushobozi. Usanga bene bino bigo cyane bibogamiye ku matorero, bibogamiye ku madini n'amatorero, cyangwa se abantu ku giti cyabo. Ugasanga umuntu abyutse mu gitondo ngo kubera ko yabonye miliyoni agahita agenda agashinga ishuri. Uyu muntu ni wa wundi ugenda akambura abarimu. Twagiye tubona ingero cyangwa se twagiye twumva ingero nyinshi zaho mwarimu agenda akigisha akamburwa n'ibigo by'ishuri cyangwa se ikigo cy'ishuri kikagenda kikamwambura. Ukibaza wa muyobozi we w'ishuri, mu bukoresha harimo umugore, harimo umugabo, harimo urubyiruko ruri kwiga kaminuza ruri gushaka kugira ngo rutere imbere. Umuntu akagukorera ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, utari kumwemba umubeshya. Wakibaza ngo ese uwo mwarimu wambuwe gutyo
azaza gutanga ubuhe burere mu ishuri. Ibi rero biraza kubera ko mwarimu ari umuntu wari umeze nk'aho aciriritse. Hari dushimire minisiteri, hari impinduka zagiye zigaragara bakazitangaza bakavuga ati umwana uzongera kugaragaza imico mibi azajya yirukanwa, uwo waba uri we wese. Umwana uzajya ugaragaza ko afite telefone ku ishuri bitemewe azajya yirukanwa. Ni ibintu byiza cyane. Ariko se tugaruke kuri aba bayobozi b'ibigo by'amashuri. Ndabyutse mu gitondo mfite miliyoni zanjye 5, mise numva ko business yoroshye ni ugushora mu burezi. Atangena nkakodesha inzu, ugasanga aragiye akodesheje inzu ya kadastre hariya, atangije ishuri. Yamara gutangiza ishuri akangaje abarimu, kubera ko yipanze muremure, akagenda ugasanga mwarimu atangiye kujya yamburwa. Ugasanga hari ibigo by'amashuri bigenda bikitwa ko ngo biri guhemba abarimu, bikaza bikakwizeza igitangaza bikakubwira ukuntu bizaguhemba neza. Nyuma y'ukwezi kumwe amezi 2 ati rero sasa amafaranga yabuze, ati tugabanye umushahara. Ukibaza ireme ry'uburezi riri muri icyo kigo rirakemangwa. Ibi byose bikaza bikagira ingaruka kurinde ku munyeshuri. Umubyeyi araho ngaho azi ko ngo yatanze amafaranga, hari noneho n'ibigo runaka usanga byishyuza amafaranga y'umurengera, ariko wajya kugenzura ugasanga ireme ry'uburezi bari gutanga muri icyo kigo cy'amashuri rirakemangwa. Ugasanga mwarimu kitwa ko umwana, urugero umwana ari kwishyura amafaranga 400, aho ugasanga mwarimu aracyahembwa 120. Ugasanga umwana arusha agaciro kure mwarimu. Tujya no mu bigo wenda bya leta. Leta igize neza iravuze ati tugiye kongera umushahara mwarimu. Ntibamwongeje. Hafi aho ngaho agahita haturuka ibirura bitangiye gushaka inzira zo gupyeta mwarimu. Mwarimu baravuze ati umutangizi cyangwa se umuade agiye guhembwa 150. Yamara guhembwa 150, bya birura bigahita bihimba amayeri yo kuvuga ngo mwarimu agiye gutanga umusanzu wo kubaka amazu, umusanzu wo kubaka ubwiherero, umusanzu wo kubaka umuhanda, umusanzu wo gutema ibiti. Ugasanga mwarimu wahembwaga 150 asigaranye 85,000. Uwo mwarimu wa 85 ni wa mwarimu ufite umugabo, niba ari umugore akaba afite umugore, niba ari umugabo. Ugasanga umwarimu afite inguzanyo muri mwarimu sako. Ukibaza ibyo 85,000 musigi wa muntu we wakirura bizamumarira iki? Uwo ni wa mwarimu uhituza ku ishuri akigisha adafite courage. Kubera iki? Ibibazo bimuburunze ku mutwe. Ibigo by'amashuri rero ugasanga nk'ikigo mu bwisukuri, ikigo kiraje ngo kiswe ngabuzukuru babe yata. Ukibaza nk'iki kigo cy'ishuri ireme ry'uburezi ritangwa aho hantu aho ni ryakemangwa. Ugasanga ikigo cy'ishuri kiratangiye kubera ko ngo ngiye mfite miliyoni 5 ntangiye ikigo cy'ishuri, nkumva ko ariyo business yoroshye. Kuki uburezi ari bwo bwaje guhinduka business iciriritse cyangwa se yoroshye gutangiza? Niyo mpamvu rero minisiteri yatangiye kugenda ikajya ifata bino bigo ikabifunga. Minisiteri mugende mukomeze mugende, hari n'ahandi no mu zindi ntara. Umuntu arabyuka mu gitondo akumva ko agomba gushinga ishuri. Ibi rero bikaza bikagira ingaruka kuri rya reme ry'uburezi. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda. Hano tugana ku ngingo zifite aho zihuriye n'uburezi ndetse n'uburere mboneza gihugu. Ngewe ndi Jean Damour kwihangana, mukore subscribe kuri KGTV Rwanda.